ese ujya ubona ko umubiri wawe rimwe na rimwe ukora ibintu nawe udasobanukiwe nko kwitsamura, kwayura, gutsepfura n'ibindi, ukumva ntibyari ngombwa kuko bishobora gutuma useba mu bantu, ariko kubera nta kundi wabigenza ukihangana, gusa ukumva ni hahandi urabangamiwe. Nyamara ibi byose bitubaho birinda imibiri yacu. Nge nitwa Diane Mahirwe, muri aka kanya tugiye kugaruka ku bintu bigera ku 10 biba ku mubiri yacu buri munsi, gusa nidusobanukirwa impamvu nyirizina yabyo. Reka duhere ku kwayura. Rimwe na rimwe ujya kumva ukumva ushatse kwayura ukabihagarika, ikindi gihe ukabyiuka bigeze hagati, waba uri kuvuga mu bandi ufite ijambo cyangwa uri wenyine. Nugira ikibazo, kwayura ntago bikwirakwiza udukoko nko gukorora. Umubiri ubwawo ni ugutera kwayura. Urugero nk'igihe wakoze cyane unaniwe, ufite stress, igihe uhaze cyangwa igihe ushaka gusinzira. Igihe wayuye ubwonko bubasha kwakira oxygene nyinshi, ari wo mwuka mwiza duhumeka ku nshuro 2 z'uwo wakoreshaga. Ibyo bituma ubwonko bukora neza kuko ubunaniwe. Ubutaha ujye wibuka gufata umwanya uhagije uruhura umubiri. Ikindi mibiri yacu nacyo igikora tudasobanukirwa cyane no gutsepfura. Kwayura bifata kanya gato, ariko gutsepfura bimara kanya kandi bishobora kuza igihe icyo ari cyo cyose. Bamwe bakora ibintu byinshi bitandukanye ngo babihagarike, nko gushyira agapapuro ku gahanga cyangwa mugenzi wawe akagutera ubwoba. Bamwe bakunda guhita banywa amazi, kwicara begamye cyangwa gusimbuka ku kaguru kamwe. Ese ujye wibaza impamvu rimwe na rimwe ujya utsepfura igihe umuntu ariye yihuta, agatamira ibiryo byinshi cyangwa akarya ibiryo byinshi cyane mu gihe gito, bituma kamwe mu duti dutanga amakuru ku bwonko bita vagus nerve kadakora neza. Aka gatsi niko gafashe ku gifu kajya ku bwonko no kunzira ibiryo bicamo bimanuka. Igihe utangiye gutsepfura ntukagira ubwoba, ahubwo ujye wumvira umubiri wawe kuko buri kukubwira ngo utangire urye witonze. Ikindi nacyo kijya kiba ku mubiri yacu, gusa nitumenye icyo gisobanuye, ni ikingiki gushiduka igihe uryamye. Ukabura ryamye ukumva yise ushiduka. Ujya wumva igihe uba utangiye gusinzira ukikanga ugize ngo uraguye. Icyo gihe umubiri wawe uba unaniwe cyane, bigatuma igihe wirambitse ibice by'umubiri wawe bimera nkaho nabyo biruhutse. Ibiba bikubayeho babyita myoclonic cramps. Nk'uko ushobora kubitekereza, ibi nabyo birinda umubiri wawe. Igihe utangiye gusinzira, uburyo wahumekaga birahindagurika byihuse cyane. Ubutumwa buhererekanwa vuba bujya ku bwonko bujya ku bindi bice by'umubiri buhita bugabanuka cyane. Rimwe na rimwe ubwonko bwibeshya ko bibaye bukagira ngo ni nk'umwobo cyangwa uraguye. Icyo gihe buhita bwohereza ubutumwa mu kubukangura. Niyo mpamvu biba bisa nkaho ushidutse. Rimwe na rimwe n'ikintu kiza ubwenge cyane nk'ubwonko bw'umuntu bushobora kwibeshya mu mirimo bukora. Ikindi nacyo kijya kitubaho, gusa utamenya impamvu nyirizina. Gusa bamwe bazi ko nyine n'ubundi ari imbeho, no gusesa urumeza. Gusesa urumeza ni ibintu twese tuzi bitubaho kenshi cyane mu buzima bwa buri munsi. Rimwe na rimwe ruzi igihe ukonje cyangwa ufite ubwoba, rushobora kuza nanone igihe ugize nk'ibyiyumvo bikomeye muri wowe cyangwa urebye agace ka filime ukunda cyane. Umubiri wawe usesa urumeza mu kugenzura ingano y'ubushyuhe umubiri ubugize. Niyo mpamvu kubera urumeza umubiri ubasha gushyuha igihe uri ahantu hakonje. Ikindi kintu utaruzi wasobanukirwa ku mubiri wawe ujya ukunda gukora, ni ukumva ushatse kwinanura. Igihe ubyutse cyangwa umaze kuruhuka ku manywa wumva ushatse kwinanura. Winanura igihe umubiri wawe ushatse kwitegura imirimo inyuranye uza kuwukoresha ku munsi. Iki gikorwa gisa naho ari gito, ni ingenzi cyane mu gukora neza ku mubiri. Ikindi kintu nacyo kijya kiba ku mibiri yacu ni ukurira. Gusa bamwe ntago bamenye ibisobanuro, gusa abandi bazi ko ari uko bubabaye cyangwa ibindi bintu bitandukanye. Ibyishimo nabyo birenze nako. Byibuza buri muntu wese yarabwiwe rimwe mu buzima ngo rira ni ngombwa, biragufasha. Nubwo atari ibintu bisanzwe muri rusange kurira ku mugaragaro, ariko kurira birafasha cyane. Kurira bigabanya gupfukiranwa k'agahinda cyangwa ibyishimo bibikwa mu gace k'ubwonko bita cerebral cortex igihe ugize ububabare budasanzwe. Urugero nko kwikata, icyo gihe ubwonko buba buzimiranijwe n'ububabare. Abascientifique benshi bizera ko mu gihe cy'ibyiyumvo by'ububabare burusha kwikata, kurira bifasha cyane. Igihe wumva ushatse kurira ujye wirekura kuko biruhura mu mutwe. Ikindi nacyo kibaho mu mibiri yacu tutazi impamvu nyirizina, ni ikingiki kwitsamura. Kwitsamura bibaho mu mubiri igihe utuntu twinshi tw'ivumbi cyangwa mikrobe twirundiye mu nzira z'ubuhumekero mu mazuru. Udutsi dutwara ubutumwa tubujyana ku bwonko tubuvanye mu nzira z'ubuhumekero mu mazuru, tubura uko dusobanura ubwo butumwa. Ibyo bigatuma uhita witsamura mu kugabanya cyangwa gukuraho utwo tuntu tuba turi mu nzira z'ubuhumekero mu mazuru. Ese wari uzi ko witsamuye umwuka usobanura
bisobanura uba ufite umuvuduko ungana no kugenda ibirometero 160 ku isaha ndetse uba urimo bagiteri zingana n'ibihumbi 100. Ikindi nacyo kitubaho ku mubiri yacu gusa tutajya tubasha gusobanukirwa ni iki gukanyarara ku mubiri. Ujya ubona ukuntu iyo umaze akanya uri gukoresha intoki zawe mu mazi nk'igihe umesa woza ibyombo cyangwa woga, intoki zawe n'amano bimera nk'umubiri w'umuntu ukuze. Wakwibaza ngo biterwa n'iki? Ibyo biterwa n'ubwirinzi bw'umubiri wawe. Igihe intoki zawe zibaye gutyo, imitsi y'amaraso iriyegeranya, ingano y'amaraso acamo akagabanyuka, bigatuma ingano y'umubiri wawe ku ntoki ugabanuka, bityo bikagufasha gukomeza icyo ufashe nubwo waba ukonje cyangwa gufata ibintu binyerera nk'ikirahuri cy'amazi. Iyo washize akanya uvuye mu mazi utangiye gushyuha, umubiri wawe wo mu ntoki no ku mano urongera ugasubirana ingano yawe n'imitsi y'amaraso ikongera ikagira ingano y'amaraso isanzwe yakira. Ikindi kintu cya 10 ari nacyo cyanyuma nkuko nakubwiye ko ndakubwira ibintu 10 utaruzi icyo bisobanura gusa bikunze kubaho ku mubiri yacu, ni iki ngiki: kugira ibinya. Ujya wumva rimwe na rimwe umaze akanya wicaye wajya guhaguruka ukumva wagize ibinya mu kaguru cyangwa mu kaboko. Bamwe muri twe batangira kuvuga ngo bakugita idoro umuntu cyangwa ibindi byinshi twibwira. Ibyo bikubaho kubera ko hari igihe wicara ukicara udutsi tujyana ubutumwa ku bwonko tuba mu kaguru cyangwa mu kaboko. Niyo mpamvu kandi iyo uhagaze wumva ibintu bisa nk'ubushagarira mu kaguru cyangwa mu kaboko, icyo gihe ubwonko buba buri gushitura uturemangingo two muri ako gace ngo twongere gukora neza. Nguko rero ngibyo ibintu 10 burya bibaho ku mubiri yacu utarusobanukiwe, gusa ndakeka nyuma yo kumva iki kiganiro ubashije gusobanukirwa. Njye na Lidiane Mahirwe, iyi ni Story House, kanda subscribe tujye dukomeza kubana. Imana ikomeze kubarinda cyane.